ndagushuje cyane wowe nshuti mukunzi ukurikiye ibiganiro byacu hano kuri YouTube channel yacu y'Ikinyarwanda dukunda ID. Yewe ubasuhuza nitwa Simeon Muhumuza, twizere ko abadukurikira muri mu Rwanda ndetse namwe mudukurikira muri mu ntara ya gatandatu cyangwa se muri diaspora mukomeje kumererwa neza mu byo muhugiyemo byose, ariko kandi babwira yuko hari n'inkuru nziza yuko tariki ya gatanu kugeza ku ya karindwi azaba ari mu kwezi kwa Kanama cyangwa se ukwezi kwa munani mu Rwanda. Nk'uko wenda bamwe mushobora kuba mwarabibonye, hari igikorwa giteganyijwe kizahuza abadiaspora nk'uko dukunze kubita cyangwa se abanyarwanda batuye mu ntara ya gatandatu. Ni igikorwa cyiswe Diaspora Homecoming. Kiraje rero, ariko inkuru nziza ihari ni uko noneho amakuru mashya batangiye, abari batangiye wenda kwiyandikisha, ariko noneho kuri ubu byabaye free of charge cyangwa se kwiyandikisha n'ubuntu. Ntabwo hakiriho wenda igiciro runaka cyo kugira ngo uzabashe kwitabira iki gikorwa kizaba hagati ya tariki 5 na tariki 7 kuri Kigali Convention Center. Ubwo rero nababwira iki, abari mu ntara ya gatandatu, ubwo ndavuga abari hanze y'u Rwanda, haba bari muri Afurika, haba bari i Burayi, muri Aziya, muri Amerika, aho hose nzi ko hari abanyarwanda benshi muhatuye. Rwose muhawe ikaze muri iki gikorwa, kandi kwiyandikisha kugira ngo uzacyitabire ni ubuntu, ntabwo hakiriho igiciro runaka. Ubwo rero niba nawe ufite gahunda yo kumanuka nk'uko abenshi mujya mubivuga, wiyandikishe. Hano muri description y'iki kiganiro harimo link ushobora kwifashisha uyikanzeho kugira ngo noneho ikujyane kuri website ya Diaspora Homecoming, aho noneho ushobora kubasha kuba wakwiyandikisha. Twinje mu kiganiro cyacu rero cya none uyu munsi. Nk'uko muri kubibona, reka mbanze mikaze abo tugiye kubana muri iki kiganiro. Reka mbanze nakire bwana Olivier Gatete, turavugana ari mu gihugu cya Denmark. Bwana Olivier Gatete, ngo ikaze mu kiganiro cya none. Urakoze cyane Muhumuza, ndagushimiye kuba wadutumiye muri ikiganiro cy'umusanzu wa none, kandi nshimire bagenzi banjye turi kumwe muri ikiganiro. Nizere ko tuza kugira ibihe byiza. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na bwana Egide Ruhashya, turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Egide, nawe tuguha ikaze mu kiganiro cya none. Urakoze cyane Muhumuza, nanjye ndashima ko udutumiye muri iki kiganiro. Ikindi kandi ndaramutsa bagenzi banjye tugiye kugifatanya, nshima rero kandi ndaramutsa abagiye kudukurikira. Murakoze. Urakoze. Turi kumwe kandi na bwana Damien Nkaka, turavugana ari mu gihugu cya Canada. Bwana Damien, nawe tuguha ikaze mu kiganiro cya none. Muraho neza na mahoro? Yego, ni amahoro. Turaho rwose, murakoze kandi. Turi kumwe kandi na bwana Roger Marc Ruti, turavugana ari mu gihugu cy'u Rwanda. Bwana Roger, nawe nguha ikaze mu kiganiro cya none. Urakoze cyane Muhumuza, bana y'u Rwanda ihorane natwe twese muri iki kiganiro ndetse n'abari bugikurikire. Urakoze cyane bwana Ruti. Tudatinze rero, ni muri iki cyumweru dusoje cyangwa se duteye umugongo, hari tariki 2 z'uku kwezi turimo kwa gatandatu 2026, nibwo urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwafungurwaga ku mugaragaro mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni urwibutso rwafunguwe ku nkombe z'umugezi wa Seine mu mujyi wa Paris, ndetse kandi ni n'umuhango witabiriwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, hamwe ndetse n'abandi bayobozi bakuru batandukanye. Ni urwibutso rwiswe les archives cyangwa se l'archive, ariko umuntu akaba yavuga ngo ni urwibutso ruje n'ubundi mbere y'uru rwa Paris mu mujyi wa Rouen, naho hari haramuritswe urundi rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, hari mu mpera za 2024. Bwana Egide, watubwira ko iyo usesenguye ibi
bisize irihe somo, ari iki byongera by'umwihariko mu bikorwa bijyanye no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko noneho usibye no mu Rwanda ndetse no mu mahanga kuba urwibutso nk'uru rurabonetse, hari izindi nzibutso n'ubundi zihari hirya no hino, ariko ni iki ibi bisobanuye, ni irihe somo bikwiye gusiga? Murakoze cyane Muhumuza. Bigiye gusiga icya mbere, bigiye gutanga imbaraga zikomeye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho abantu bose bibazaga ko ari indiri y'abarwanya u Rwanda, ari indiri y'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, aho bumvaga ko bariya bategetsi bose babayeho mu bihe byashize bagomba kuba kandi bagatekanirwa kabone n'ubwo baba bakurikirwa n'ubutabera. Kiriya gikorwa tutarebye gusa ko hashyizwe urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi, ahubwo tukareba n'uburyo byakozwe na seremoni yose muri rusange. Ni ikintu umuntu wese uzamenya uko byagenze, akaba kandi hari aho ahurira n'ibyaha yaba yarakoze muri jenoside yakorewe abatutsi, uyu munsi umutima urimo uratera. Ibyo yakoze uyu munsi ashobora, igihe isaha n'isaha ashobora kubibazwa. Reka nsobanure ibi bintu. Ruriya rwibutso kugira ngo barusabe baruhabwe byafashe imyaka 7. Byafashe imyaka 7, abameya 2 batandukanye, ariko kubera ko uriya Gregoire uhari yari n'ubundi muri ofisi za Hidalgo, n'ubundi ni continuité y'ibyabaye. Ariko kugira ngo ubisabe mu gihe icyo ari cyo cyose ubihabwe, ni ibintu bikomeye cyane, ni intambara ikomeye. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, kubibona ukabihabwa muri iriya space hariya hantu muri Paris, ntabwo ari ahantu habonetse. Buriya hariya hantu hafi y'uwo mugezi wa Seine, uriya mugezi ni umugezi touristique, ariko ntabwo nanone kuba ari umugezi touristique gusa, ntabwo aricyo nshaka kuvuga, ahubwo emplacement ya ruriya rwibutso nuko ari iruhande cyane ya Quai d'Orsay. Quai d'Orsay ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya kiriya gihugu. Ni ahantu touristique kuko ntabwo ari kure ya Tour Eiffel, ntabwo ari kure ya za musée ziri hariya muri Paris. Bamaze guhitamo hariya hantu, wumve à quel point ibi bintu byari bikomeye cyane mu gushaka emplacement ya ruriya rwibutso. Umu artiste wagombaga kurwubaka yaraje atangiye gushakisha gukora ibijyanye no gusasira aho azarwubaka, baza gusanga adashobora kuhashyira ikintu kinini cyangwa kiremereye, kubera ko hariya munsi haca hari underground, haca train, train zo mu kuzimu, underground. Ni ukuvuga ngo rero baravuze bati ikiza kuhajya icyo ari cyo cyose kize kuba kitaremereye cyane ku buryo cyaderanja muri future, kikazaba cyahubuka, kikaba cyaderanja ibiba biri hejuru, kugira ngo nyine izo underground zikore. Ibyo byose birigwa. Icyo nshaka ko mwumva ni iki, ni imbaraga zagiyemo muri preparation yabyo kugeza aho batangira kwiga kuri icyo kintu cyose. Otherwise bashobora kuvuga bati niba hari icyo kideranje nikiveho, ariko kuba byarakomeje iyo Quai d'Orsay, Seine, Paris, Museum, ibyo byose biri aho, ariko bakavuga bati bigomba kubaha. Ndabamenyesha ko ni ibintu bikomeye.
abantu bazacyumve, byashyizwemo imbaraga zikomeye. Noneho aho umwartiste amariye noneho kubona ibyo agomba gukora, buriya igikomeye si ariya mabuye tubona, igikomeye ni kode. Hariho uburyo ushobora kujyaho bikakohereza mu Rwanda. Donc kujya hariya mu kuvizita hariho ibyo ukora bikaguha, agomba kuba hariho chip na code ukoresha bikakohereza kuri memoriale enye zose zo mu Rwanda, ku buryo uzivizita wibereye hariya. Yego. Ibyo nabyo ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ikindi, buriya hariya ahantu mu bantu batumiwe, ndakubwira ko buri muntu wese yatumiwe n'ibiro bya Perezida Macron, ukabona invitation ivuye mu biro bya Perezida wa Repubulika. Yego. Izina ryawe ukajya kubona ukabona ubutumire buraje. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu hari harimo cyane abantu bagiye bandika ibitabo ku bintu byerekeranye na jenoside, nuko hariho abantu b'abashereshere, nuko hari aho abantu babona bafite ibyo bagomba kuzavuga n'ibyo bagomba cyangwa bavuze mu buryo bwo kugira ngo igikorwa nka kiriya kimenyekane. Hanyuma kubona delegation y'u Rwanda yagiye, nabyo ubwabyo tubiha agaciro, kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaherekejwe n'abaministre batari bake, niba atari bane ni batanu, kongeraho ambasaderi. Hanyuma hari hariyo Madame Louise Mushikiwabo uyobora francophonie. Hari hariyo rero abahanzi, buriya bariya bana mwabonye baririmba, bariya bana bari barabaye baje mu Rwanda, basuye urwibutso, nta nubwo ari rumwe, basuye ahantu henshi hatandukanye. Hari Dorcy Rugamba. Dorcy Rugamba ni umuntu wafashije mu buryo bwo kwiga. Hari hariyo na Ben Kayiranga. Ni abantu bagiye bafasha cyane muri biriya bintu. Ikindi kandi bariya bana ishuri ryabo rifite urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi, ishuri ku ishuri. Bivuga ngo rero ibyo ni ibyo twabonye n'amaso, ariko noneho tugiye mu buhamya cyangwa ibyo umutangabuhamya yavuze kandi yasabye akanahabwa, nabyo ni ibintu bikomeye. Ijambo rya Perezida Macron wivugiye ko Ubufaransa nta muntu rwose uzajya munsi y'amategeko, ati ibyo bibazaga nabyo birarangiye. Hanyuma na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibyo yavuze ni ibintu rero bikomeye cyane, Bwana Muhumuza, bigiye guhindura ikintu kinini cyane ku myumvire y'abantu bumva ko Ubufaransa nyine bakwiye kuhihisha. Hanyuma kandi noneho resultat twazibonye, kuko batangiye gusakuma. Twabonye ko vuba aha ngaha hariho bamwe nyine bari bakidegembye hariya bagiye gukurikiranwa mu nkiko, n'abandi buriya bizaza. Icyo nakubwira ni uko rwose ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu ashima igihugu cy'Ubufaransa, umuntu ashima Perezida Macron. Ndakeka bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abanyarwanda muri rusange, twese twishimiye kiriya kintu. Urakoze cyane Bwana Egide. Bwana Olivier Gatete, wowe ubwawe wabonye ute ifungurwa ry'uru rwibutso? Hanyuma se ni iki cyagukoze ku mutima kuri iki gikorwa? Yego, Muhumuza, ndaza kugusubiza mu magambo make, kuko ibyinshi Egide ahise abivugaho, cyane ko mu kanya twararikira n'abadukurikiye mu mwanya uza mu minota mike ko turi bubisobanure byinshi bitandukanye muri space. Ni igikorwa gikomeye ngewe uko nabibonye. Ngira ngo hari icyo Egide yarakomojeho, ngira ngo abenshi mwabibonye ko Dr Rwamucyo urubanza rwe rwasubukuwe. Ni ukuvuga ngo ejo tariki 9 ku isaha za mu gitondo azaba rwose, navuga ngo ruzaba rwambikanye urubanza rwa Dr Rwamucyo. Ni ukuvuga ngo bararye kubagira inama, niba navuga ngo barye bari menge, ariko ntago ndi hano ngo narababyaye ngo mbagire inama, ariko babimenye ko icyo bisobanuye ntabwo ari bya mikino yari ihari imbere n'ibindi bajyaga bibeshya. Ubu ngubu bisa nkaho navuga ko abenshi rwose, hari umuntu ejo bundi wahoze antera Braga ambwira ati nabonye Nahimana, ati niba yaragiye ateze agiye mu Bubiligi, ati menya atazanagaruka kabisa, ati menya yatangiye gushya ubwoba.
rero mu by'ukuri nk'uko wari ubimbajije Muhumuza, ni igikorwa gikomeye nyuma y'aho Ubufaransa ubuyobozi bwagiye bubaho nyuma ya jenoside ndetse n'ubwagize uruhare muri jenoside, ntabwo bigeze bagaragaza gushaka kwemera uruhare rw'Ubufaransa mu byabaye mu Rwanda. Hoya, bagerageje gukomeza kubikwepa, ahubwo nk'aho ibyo bidahagije bakagerageza noneho no gusapotinga cyangwa no kugerageza guhishira ikibaba abakoze jenoside, babacumbikira mu Bufaransa ndetse badashobora no kubajyana mu nkiko, ahubwo noneho bagahoza mu kanwa igihugu cy'u Rwanda, bagashaka kubeshya ko FPR ariyo yahanuye indege ngo kugira ngo jenoside iba, n'ibindi byinshi cyane twagiye tubona. Ariko nyuma y'aho ubuyobozi bwa Macron bwaziye ndetse n'uwamubanjirije, hagaragaye ko habayeho ibyo nakita diplomasi itabereye, nko guhoza nta mpozamarira abanyarwanda dukeneye. Icyo dukeneye cyangwa abacikacumu ntayo nibaza bakeneye, ariko icyo bakeneye ni ubutabera, ni ukwemera ko Ubufaransa nk'igihugu nabwo bufite mu kuboko muri ya jenoside yabaye. So numva ari icyo nagusubiza Muhumuza, ni ikintu gikomeye rwose umuntu akwiriye, navuga ngo akwiriye kwishimira nubwo kibonetse mu gihe gitinze. Yego, urakoze cyane Bwana Olivier. Hanyuma Bwana Damien, wowe utekereza ko uku kuntu inzibutso ziri gufungurwa hanze y'u Rwanda, utekereza ko ari kubera iki ari ngombwa ko jenoside yakorewe Abatutsi yigishwa no kwibukwa no hanze y'u Rwanda nk'uko wenda mu Rwanda biba n'ubundi ngarukamwaka? ni ukwerekana imbaraga z'amashyirahamwe yabashyize ku icumu agenda akora hirya no hino. Kandi mwibuke ko mu Bufaransa hano hari n'umuhanda witiriwe umugabo umwe waresiste cyane igihe cya Bisesero. Hari umuhanda bamwitiriye Aminadabu. yego, hari umuhanda bamwitiriye. Urumva rero mu by'ukuri nk'abaturage b'Abafaransa barumva uburemere bwa jenoside yakorewe Abatutsi, tutirengagije mu by'ukuri n'ubutegetsi bwahoze mu Bufaransa uruhare rwa muri jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane rwa Mitterrand na Chirac. Ntabwo twabyirengagiza kuko ubwo ari n'abajenera bari hariya ukuri utazamenyekana bagihari. Niyo mpamvu ariko ibigerageza gukorwa uyu munsi, intambwe yose iterwa bongeye kwerekana ahantu hari amateka, bakagerageza kwerekana bikeya bivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi. iriya komite bitiye de Klerk, ibyo byose byagiye bifashe bitera intambwe y'imibanire y'ibihugu byombi. Icyo nacyo tubasaba nta kimwe, tubasaba kumva uburemere bwa jenoside yakorewe Abatutsi no kumva uburemere bwa leta y'Ubufaransa yakoze ikijya gihe. Twese turabizi, ntabwo ari ibintu twigishwa. Twabonye batubaza interahamwe, twabonye bari kuri za bari badusaba ibyangombwa, ari na bari yigeze kuba hariya aho tukuri tori bienvenue kera. Mu bantu basabye ibyangombwa babasuye mu modoka barimo na Bonaventure Habimana, ndibukana nizamutse ku Muhima hakurya mu Rwanda kitaka, Bonaventure muri ya jipe ya Land Rover bamukuyemo n'abamusabye ibyangombwa. So urumva bari batazi uwo barwana nabo bariwe. Kandi icyo barebaga n'iki, barebaga hari hejuru ku byangombwa tutwa niko barebaga. Yabaga umututsi wawushiraga hariya, bashana bakakwita bakakubaza, niko bashana bavuga ati no tuyi n'umutegetsi wacu, umuntu ukomeye cyane, niyo mu icyo mutwara. So icyo mbona ngewe ni diplomasi y'u Rwanda. Ikindi n'amashyirahamwe abacitse ku icumu imbaraga babishyiramo, n'abarescape ubwabo gutanga ubuhamya nk'uriya mudamu ubuhamya yatanze, abagomba akomeye cyane. Anashimira ingabo za RPF n'umugaba mukuru wazo. Mu myaka 32 mbonye umwanya wo kubashimira. Wabonye ko n'abantu bose bagize emotion cyane, natwe twese turi hano. So muri make ni intambwe nziza, ariko icyo Olivier yaravuze nonaha bya Paris Thomas Nahimana, buri gihe Perezida Kagame yaje mu Bufaransa, Paris Thomas n'abaje mu Bufaransa, yataje hano muri Canada, ajya muri Australia cyangwa akajya mu Bubiligi, ariko nabo kuri adashaka. Icyo cyo ni buri gihe, ibyo turabizi buri gihe ko bigenda. Ikindi ibyo Egide yavuze ni igitutu gikomeye ku bajenosideri baryamye hariya, kwa kuntu bidegembya. Paris Thomas asigaye byandika cyane gusa kuri Facebook,
ejo namubwiye ibyo wandika hanga byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi umenye ko bazabisesengura mu gihe nikigera. Ubu bamaze ibisi yandika ngo abakomando ba RPF nibo bagiye gutera muri Eto, abakomando ba RPF nibo bagiye bica i Nyanza, ziriya mpunzi zari hariya muri Eto bakagaruka Sonatube bakongera bagasubizwa i Nyanza kujya kwicwa muri abakomando ba RPF. Abahanya bakumva ibyo bavuga baratekereza ko ari udutera agahinda, ahubwo badutera wa mujinya wo kuba tubatekerezaho kurushaho, ngo abakomando ba RPF nibo bagiye mu bisesero, bikanavugwa rwose, bikanandikwa, bikanasesengurwa uko bo igitutu cy'ababurwa b'amategeko, igitutu cy'ubutabera kirabegereye, nicyo tugomba gushimira. Naho na urwibutso aho ruri ni amateka aremereye, nabyo nyine no ushaka utaraza mu Rwanda n'izo ntara mu Rwanda kuhatemberera bakareba iriya website, bakareba amazina yabo, bakareba n'ibyo bakoze. Ibyo yose ni amakuru, nabo bakamenya ko tubari inyuma buri gihe cyose, kandi icyaha kidasaza ni jenoside bakorewe abatutsi mu Rwanda. Nibyo. urakoze cyane bwana Damien. Bwana Ruti, uratwumva? turacyari kumwe? turi kumwe Muhumuza. Yego, nawe nari ngiye kukubaza nti wowe utekereza ko ari nk'ubuhe butumwa bukomeye uru rwibutso rugiye kohereza ku isi muri iki gihe muri rusange? Urakoze cyane. Ngira ngo icya mbere navuga ni uko isi yose imaze kwitandukanya no kuba no gucumbikira abicanyi, imaze kurambirwa kubana n'abantu bafite amaraso y'abatutsi mu biganza. Sinzi niba ndi kumvikana. Turakumva. Urakumva? Ni ikintu gikomeye kandi gishimishije kigaragaza ko isi imaze kurambirwa kwitwa ko ari safe haven, cyangwa se ari ubuhungiro cyangwa se uburuhukiro bw'abantu bamennye amaraso y'abatutsi mu Rwanda. Icyo ni ikintu gishimishije cyane. Kandi noneho n'ikindi gishimishije ni ukubwira n'ubutumwa kuri ziriya nterahamwe zikidegembya hariya mu Bufaransa ko ishyamba ritakiri ryeru, no kuzibwira ko mu gihe zigihumeka ntawe uzapfana ideni ry'amaraso yamennye y'abatutsi. Ubwo nabwo ni ubundi butumwa kiriya gikorwa cyatanze, kandi mwabonye ko byabakozemo bikabashekinga ku buryo byarabahungabanyije ku buryo bugaragara. Ikindi umuntu yavuga kandi kirimo no gushima ko Ubufaransa cyane cyane biciye mu buyobozi wabwo Macron bagerageje gushyira ukuri ahagaragara ku bijyanye n'uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Bagerageza nabyita nko kuva ku izima, bakemera ko Ubufaransa bwahemutse bugahemukira u Rwanda, ariko bakerekana ko hakiri room cyangwa se hakiri uburyo bwo kuba ibibazo byakemuka, abantu bakongera bagasubirana umubano, ariko Ubufaransa bwaciye bugufi bugasaba imbabazi. Nacyo ni igikorwa cyiza Ubufaransa bwakoze, twashimira cyane Perezida Macron. Nkaba numva rero muri rusange ikintu gishimishije harimo ko ruriya rwibutso ruzaba ari n'ishuri abana bazajya bigiraho amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, kuko iyo tuvuga jenoside yakorewe abatutsi ni crime contre l'humanité, ni icyaha cyakorewe isi. Baba bagomba kubyiga bakabimenya, bakamenya uko byagenze, kugira ngo na ya never again tuvuga ibe iba never again koko y'ukuri, kandi tuvuye ku mitima, ntibibe ibintu by'amagambo gusa. Rero ndumva icyo ururiya rwibutso harimo iyo kote yo kwigisha, harimo kote yo kwereka interahamwe nta rito ryari mu Bufaransa, ishyamba ry'izi ntera ahiye mu Bufaransa. Kandi iyo tuvuga abicanyi, tuvuga n'abahakanyi ba jenoside, ubwo mba mvuga abahungu ba Habyarimana bari hari, twa ba Rugaba buriya mu Bufaransa, tuba tuvuga ba Rwarinda Pierre, bamuzenzi teretera kugoye nanone.
Mm, ntabwo hari network ishobora kuba yanze. wenda icyo nakunga muhumuza tutara kari ise itugereyeho icyo Yego, yego. icyo nakongeraho navuga kuri Olivier yuko urubanza rwa Rwamucyo ntabwo ari urubanza rutangiye, ni ubujurire bwa Rwamucyo niwe wajuririye, ntabwo ari urubanza rutangiye. Rero niba nabyumvise neza uko yabivuze nibyo. Yego, ngira ngo wenda ibindi birambuye abantu bashobora kuzabikurikira muri space n'ubundi iriwe kuri uyu munsi wo kuwa mbere turi tariki 8, ariko wenda ku munsi w'ejo abantu baciye kuri YouTube channels zacu zitandukanye navuze dutangira bashobora kuzabikurikira ibirambuye. Reka rero munyemerere mbashimire tugane ku musozo w'iki kiganiro. Bwana Olivier, ndagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu muri iki kiganiro. Yego, nanjye ndagushimiye Muhumuza, kandi nshimire na bagenzi banjye twari turi kumwe hano muri iki kiganiro. Turarikira abadukurikira ko ni mu kanya mu kiganiro cya Space tugiye kujyamo. Urakoze cyane Bwana Egide Ruhashya, nawe ndagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu muri kino kiganiro. Murakoze Muhumuza, barakoze bagenzi banjye. Ndagushimiye cyane nawe Bwana Damien Nkaka kuba witabiriye ubu butumire bwacu muri kino kiganiro. Murakoze cyane, murakagira Imana. Ndagushimiye cyane nawe Bwana Roger Ruti kuba nawe twabanye muri kino kiganiro. urakoze cyane, network yango ariko byibura hari umusanzu natanze. Mwakoze cyane. Yego. Rero mwese mwari mudukurikiye, naho ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka. Mugire amahoro y'Imana.